gushimira Kristo ndagushimira ushimira abacakaranzu kugira ngo Imana ishobore witeka Imana igira neza hari abaje mu nzu yawe barabangutwa hava gutyo gusa hari ibyo wadukoreye uburyo bukeya gushize ahangaha mubisaba nyamara tugoma kubaho mubisabawe kubaho ubuzima bwabo kandi wongera umubukire wongera umutunzi bafite kuko Imana irahari reka ijambo ryawe bigirira abana ijambo ryawe mbere kuko yabambira amanuka bitandukanye amanuka n'isoko wumvise ijambo ryawe rihinduka nyakwigize n'ijambo ryawe nyakora ku ngoma bikubaka mu bushyashya no mu gihe bushya kuko Imana irahari urakoze Kristo we wa Israeli.
ko nta muntu wigeze nica, ariko naranganaga kwangana by'uburyo abantu bose barangana. Iyo udafite Yesu urangana, iyo umuntu akwangana nawe uramwanga, ukifuriza nawe nawe umwifuriza iyindi. Hanyuma Yesu aragize, ni umunezero wo kuza mu mujyi wigeze kubamo umunyabyaha ukawuza muri kuvuga Yesu. Haleluya. Undi mujyi wako namusanze ni kimwe, ko twebwe twize hano imyaka 4 ariko umwaka wa 5 turangiza mu Kinama aho twari abanyabyaha. Nagiye ndi umunyabyaha aho nongeraho umwaka namaze n'umwanya muri universite nabwo ndi umunyabyaha. Iyo ni ibiki byo kuvuga ubutumwa navuga ngo uyu mujyi nawo ukoreyemo ibyaha, reka njye kubwira abanyabyaha baho yuko Yesu akiza. Haleluya. Ndashima Imana rero yuko naje hano kandi mbwiriza kuri iyi ntego kuvuga ngo kandi umuntu wese uzamara izina ry'Uwiteka azakizwa. Haleluya. Aya magambo natoranyije yo muri Luka igice cya 18 na 19 ni amagambo adufasha kumva neza iyi ntego. Ni abantu babiri, umwe ni impumyi, ubundi ndetse mu kindi gice baduha n'izina rye. Usoma muri Matayo uzasanga ko umuntu w'impumyi yitwaga yicaraga ku muhanda agasabiriza, icyo cyamutungaga. Undi wa kabiri turi kurebaho we batandukanye n'uwo cyane, yari umuntu w'umunyacyubahiro, batubwira ndetse ko yari umuntu w'umukire, yari umukuru w'abasoresha bo mu mujyi wa Yeriko. Ariko aba bantu bombi bari batuye mu murwa nawe ufite ikintu gikomeye cyaburangaga muri Bibiliya. Nureba muri Bibiliya uzabona ko umurwa wa Yeriko niwo Abisirayeli batungukiyeho ubwo bari bavuye muri Egiputa. Umurwa wa Yeriko barawuzengurutse 7, igice z'i Yeriko zikubita hasi. Umurwa wa Yeriko bategetswe kuwurimbura n'ibintu birimo byose, nta kintu na kimwe batwara. Ibishobora kurokoka nk'amabuye, ibintu by'amazahabu, ibintu by'igiciro byose bakabyegurira Uwiteka. Ariko Yosuwa amaze kuwutsinda, Bibiliya iratubwira ngo uwo mudugudu Yosuwa yarawuvumye. Nimureba mu gitabo cya Yosuwa mu gice cya 6, ndagira ngo ahangaha basomere, baratubwira ngo Yosuwa amaze gutsinda Yeriko arayivuma, umuvumo yayishyizeho, aravuga ngo umuntu wese baratubwira ngo Yosuwa, icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza aragira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwawo azakurusha imfura ye, n'igihe azahatera inzugi z'amarembo azakurusha umuhererezi we. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa kandi arongera byamamara mu gihugu cyose. Uyu muvumo yakize kuri Yeriko, hari n'umuntu umwe wagerageje kuwuvuguruza hagati y'ibyo byose. Ibyo Yosuwa yavuze yewe nabivuguruje bikuyeho. Mu Bami ba Mbere igice cya 16 batubwira inkuru y'umuntu wagerageje kuvuguruza uwo muvumo cyangwa kwigira kabutindi, kuko byari abantu bavuga ati ibyo ngibyo Imana yavuze yewe bikuyeho. Imana ikavuga iti sawa, bigerageze. Uzabona abantu benshi bajya bakora ubwo bugurike. Baratubwira ngo ku ngoma y'umwami witwaga Ahabu, mu Bami ba Mbere igice cya 16 ku murongo wa 32 batubwira ngo ku ngoma ya Ahabu Hiyeli w'i Beteli yubaka Yeriko, umuvumo uramufata. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Aburamu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwaga Segubu. Nk'uko Uwiteka yari yarabivuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Umudugudu uvumwe, umudugudu w'irimbukiro, umudugudu mubi. Aha niho Zakayo yakoreraga, aha niho Barutimayo yari atuye, aha niho Yesu yari aje kugendera. Haleluya. Ariko nimureba neza uyu muvumo bari barabashyizeho, ubundi wari warakuweho, kugira ngo niyo mpamvu abantu bari batuye muri Kenya. Mu Bami ba Kabiri igice cya 2 kuva ku murongo wa 19 mu gihe cya Elisa. Abami ba Kabiri igice cya 2 kuva ku murongo wa 19 ni igihe cy'umuhanuzi Elisa, ariko wa muvumo wari ugihari. Ku
kuko baratubwira ngo umurongo wa 19 bigisha bavuga ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati n'umureba haruguru ni Yeriko yari abanyamudugudu babwira Elisa bati dore uyu mudugudu uburyo ari heza nk'uko bireba databuja ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Haleluya. Hariya musoma ikibereka ko ari Yeriko ku murongo wa 18 banzirizo baravuga ngo baragaruka basanga gitinze Yeriko arababwira ati sinababujije kugenda. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu uburyo ari heza nk'uko bireba data ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Yeriko aravuga ati nimuzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko baramuzanira arasohoka ajya ku isoko y'amazi abishamo umunyu aravuga ati Uwiteka avuze ngo ahumambira aya mazi ntabwo azongera kwicara cyangwa kubumbya. Nuko amazi arakumanuka biramugira n'ubu uko Elisa yavuze. Haleluya. Ariko buriya nubwo uyu mudugudu Elisa yari yawumanye hari abantu batabizi ko wawumanye. Ibyo ari byo byose ahantu higeze kuba ibintu nk'ibi ngibi uwo mudugudu niyo wacunguye abantu barakomeza bakibuka yuko kera uyu mudugudu wawubyaga kandi wigeze kuwumva. Umudugudu w'ibiti ariko ikintu gitangaje Yeriko yakunda kwibuka nako Yesu yakunda kwibuka gusa ikintu cyo kuba ahasanzwe na wa muntu wo kwiga n'abajura yaravuze ngo umuntu yavuye i Yerusalemu aramanuka agiye Yeriko. Abayuda iteka ryose iyo babyumva baravuga ngo arakabona ishyari yamanukaga i Yerusalemu agiye Yeriko kwiki uva mu mudugudu w'umugisha uva mu mudugudu wa Dawidi ukamanuka ugiye Yeriko yavuze ugiye kwiga iki ngo ntibinatangaje ko abajura bamufatiye munsi. Ariko Yesu yakundaga Yeriko ndetse no uno munsi uretse no kuyigenderera yari Yeriko. Impamvu natangiye bahabwe guhamya uyu mudugudu uyu mujyi ahantu icyaro haruguru yaho itumba hirya yaho hakurya yaho ingoma nshatse navuga ngo mu gihe twabaye hano hari n'umudugudu w'ibiti ushobora kukubarira abayenjeniyeri agoronome reka burubwira twigeze kwicara abantu bize hano iyo nanjye kuri poromosiyo ya 27 tubara abayenjeniyeri agoronome poromosiyo yacu abo twagiye rimwe hari hasigaye nka batatu idukurikira nta n'umwe waba ukiriho. Izindi zikurikiyeho tugenda tubara turangije twinjira mu baganga abantu umubare munini w'abanyeshuri bize kuri icyo bitwe na se ntabwo bitwe n'ibindi bintu bitwe na se kubera iki kubera bwa bugufi na buri abantu bashobora kwiga ari amahanga bakamenya ubwenge bwo mu ishuri ariko barangiza bakicwa n'ibyaha. N'uno munsi kandi simpamya ko byari ariko umugore aracyari nabi barazibwirije zacu rwose barinze ingoma byarenze. Ariko ibyo rero kubabwira aho ni ahantu Yesu ashaka kumanukira kuko Yesu yamanukiye Yeriko ageze mu nzira umuntu wa mbere wamusanganye n'umuntu Yeriko ntibatibaye aravuga ati mwene Dawidi mbabarira kuko mbabarira ati mpaye we yicaye Yeriko gusabiriza. Muzi kera kuri za taxi abantu bari mu gihugu bakabona cyane agaragara kwigisha kongera gusa kajya komanga kwigisha atanareba n'umuntu abwira ariko afite umwana umutwaye yamugeza hafi y'ahantu umuntu amureba agakomanga kwigisha kongera gusa barutima y'icyo yakoraga yicaranye ku muhanda yakumva abantu barimo kugeraho ati mugera gusaba ariko aza kumva ikiriri cy'abantu barabateguze noneho ko nubwo abantu ari benshi ntawaye ati ni Yesu w'i Nazareti umanutse uciyeho aravuga ati uwo mugabo naramuzi
bimubwira gusaba ariko ibyo byanditswe ntabwo byari bisanzwe kuko iyi mpumyi yari yumvise ko Yesu afite ubushobozi noneho Yesu nawe abantu bagure kubura urukubaga mwigisha urabona abantu baragenda barimo kwiga barimo kumva ijambo ry'Imana ati mwene Dawidi ndarambiwe ndarushye impumyi gusaba mu bihugu haleluya abantu wese abyumvise burya Yesu azi kumva ijwi rimuhamagara rivuye ku mutima Yesu azi kumva ijwi ry'umuntu umuhamagara amutegereje igihe kirekire abwira abigishwa baravuga ati uwo muntu nimumureke nimumubwira aze ngo Yesu arahagarara ategeka ko bayimuzanira igeze bugufi arayibaza ati urashaka ko mubwira ashatse yari kumubwira ati ndigikoroto nimubwira gusaba ariko Barutimayo yari azi icyo ashaka ariko databuja ndarambiwe ndananiwe imyaka yo guhora nicaye ahangaha nteze akaganza imyaka yo guhora nicaye ahangaha bamwe bampa abandi baciramo abandi banduka iyo myaka ndayirambiwe igihe kirageze ngo mbe mu buhumyi bwanjye ndashaka guhumuka haleluya kandi burya Yesu ntabwo ajya aruhanya ngo Yesu arayibwira ati humuka kwizera kwawe kuragukijije nta nubwo yayikozeho nta nubwo yayisengeye nta n'ikindi yakoze yararembye gusa aravuga ati kuva ubishaka kuva ubyifuza humuka haleluya rero igituma abantu benshi batava mu kaga igituma abantu benshi batava mu byaha ntabwo babirambirwa ndenda kubabwira ikintu gikomeye ahubwo mbona ikintu gikomeye abantu barambirwa agakiza bagasubira mu byaha benshi ntibarambirwa ibyaha ngo bashake agakiza kimwe mu bintu bijya bimbabaza ni ukubona abagore b'uruganda araririmba muri korali ariko ni umusambi araririmba muri woshiptimu ariko ni umwanditsi araririmba ariko ni umunyamagambo araririmba ariko aba bantu ariko ntabwo bitangaje kuko buriya buhumyi bwa Barutimayo bwari ubuhumyi bw'umubiri ariko hari ubuhumyi bw'umutima Yesu yigeze kwigisha aravuga ngo ndi umucyo w'isi yari amaze guhumurira uw'impumyi ubutumwa bwiza bw'abantu mu gice cya kera aravuga ati igihe nyiri mw'isi ni umucyo w'isi ati kandi umuntu nagendana nanjye ntazagendera mu mwijima hanyuma amaze guhumurira impumyi abafarisayo baravuga ngo ariko buriya aravuga ko twebwe natwe turi impumyi aravuga ati kabone iyo kuba muri impumyi z'umubiri ati ikibazo no kuba impumyi z'umutima ntabwo ushobora kubona agakiza abantu benshi bahumiriza amaso ngo batabona umuntu umwe yari arimo kurya imbuto abona zirimo inyo akaso rwa kabiri abona harimo inyo azimya amatara aricara abantu benshi n'ubwo aricara agahumiriza aricara akirengagiza aricara akikomeza umuroko utambutse ko agomba kuva mu byaha ariko muri ino minsi haje izindi nyigisho zitwandika amadarubindi afata ibyaha bisiga amabara ahubwo reka buriya ibyaha byacu rero Yesu yarabishyize ngo igikorwa cyararangiye niyo wakora ibyaha uyu munsi n'ibyo wakoze ubushize n'ibyo uri bukore n'ibyo uzakora ibyo byose byararihiriwe ufite iyo ufite n'ubuhumyi uzakurinda umwana unegeze kubimbwira abakristo bayoboraga aravuga ati pasita ati navuye kwiga inyigisho z'umuntu ukagira ati hari ibintu utatubwiye hari ibintu utatuhishuye yuko ubuntu bw'Imana bwabonetse ariko ibyo ndabizi nanjye ariko ubu buntu budukura mu kwiciraho iteka ati niyo nakoze ibyaha ubu nta mutima ucira urubanza rero ngo ukoramo ngiye kugufasha aho twakorera i Remera hakurya yaho nabo hameze nk'aho bavuga hari ahantu ariko muri koridoro haba indaya n'utwana tw'indaya ndabwira ko wamuguranga ujye muri koridoro ushaka indaya urwaye uryamane nayo kuko ibyaha byawe byababariwe ukaba ubika umudendezo nutarwara sida nubwo Yesu yaducunguye nibwo uzamenya icyo agakiza kamara umuntu kuko agakiza korohera kagira umumaro muri ubu buzima n'umuzaza bikubwira ngo aka gakiza kadukiza kwicwa n'ingaruka z'ibyaha
kandi n'ubugingo bw'iteka tukaba kandi umuntu uzakubwira ngo iyi nyigisho y'ubuntu arabwira ngo iyi nyigisho y'ubuntu mwigisha nabi kuko Pawulo yandika ku buntu ni nawe wabwanditseho cyane yandikiye Timoteyo arabwira ngo Timoteyo we ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse kandi bwigisha abantu kureka kutubaha Imana no kuva mu irari ry'umubiri n'iry'iby'isi. None se umuntu azaguma mu irari ubuntu ntacyo buzaba bwamwigisha kuko butwigisha kureka kutubaha Imana. Aka gakiza tubabwira kagira umumaro muri ubu buzima n'ubuzaza nawe, ariko abantu benshi kuko Satani yabahumye amaso kandi abanyabyaha bose niko Imana ibavuga. Imana iravuga ngo abantu bose muzabona bagendera mu byaha ngo ni impumyi, ariko ni impumyi z'umutima, ni impumyi zo mu mwuka. Kuko nimusoma neza uko Pawulo yandikira Abakorinto arababwira ko buriya abantu benshi bagira ngo ni abantu Satani yahumye amaso ngo batamurikirwa n'umucyo ubutumwa bwiza. Kuko abyandika ngo Abakorinto ba kabiri ibice 4 uranyihanganire ngo ndakwigisha isomo la Bibiliya kuko niyo yambwirije gake. Kandi Imana yaduhaye isezerano iravuga ngo iri jambo ryanjye ryifitemo ubushobozi ngo ntabwo rizagendera ubusa, ngo ntabwo rizagaruka ridakoze umurimo wayo. Ibyo musoma Bibiliya aravuga ngo Abakorinto ba kabiri ibice 3 ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka aribo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahubiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Hari abantu Satani yahumye amaso, wabwiriza ubutumwa ukamubwira ngo reba Yesu atari kuko ntawubona. Kuki umuntu atarimo kumva, kuki umuntu atarimo kubona? Noneho rero nikakubwira ngo ya ntumureke, uyu ni umuntu Satani yahumye amaso. Arangije amufata mpiri, niko Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rw'Abakorinto. Ni abantu Satani yahumye amaso mu Bakorinto, ariko arangije ngo anabafata mpiri yandi magambo abahambira amaboko n'amaguru, arangije ndetse ngo aranabasigisha. Niyo mpamvu tugomba kubwiza abantu ubutumwa bwiza kugira ngo basiduke bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri kandi yaranabumye n'amaso. Buriya iyo ndibuze kubwiriza ahantu nkunda gusenga cyane Imana ukabona imbaraga zimanutse zikura amaso y'abantu babone Yesu. Kuko abanyabyaha buriya Satani yabahumye amaso kuko tumaze kubisoma ni impumyi abatuma, ariko abatuma yabakera barushije yarabimenye bati ubu ni ubuhumyi ngomba guhunga. Yewe navuye mu cyaha Satani yari yaravugishije ibintu bike urebye ni na kimwe kuko ibyaha byo byari ibyaha bisanzwe bibora gukora mukamuka wiyarara mugasambana ibindi kintu. Hari ibyaha umuntu abamo akaba ari nta byose imutunga, akaba ari nta mwana wabyaye iyo ngiyo, akaba ari nta ndwara wakuye iyo ngiyo, ariko Imana ngo Mana ndaje gukorera kuko ntabwo bisaba yuko warasayishije muri ibyo byakugira mu Rwanda. Hari abantu b'inshuti zanjye rwose nabo ntabwo ndetse bari ari abana beza ariko babikora none nabo bari gusa kuri ukagira n'ibyaha urwanda inshuti yanjye kandi bategeka ashaka ati buriya bigenda rimwe umunsi wo kuba ukaba wamutegereje ugatangira amatsiko ye ukabirana ariko ibyo kubabwira ni iki yewe nakiri kugeze buri batima sinzi Imana kumana mu bintu byo kugenda nta nzoga rero ikibazo nagiraga nakundaga i Kigali cyo muri inzoga. Rero abantu bo muri inzoga bagira ibintu by'ibigari bagendaho kandi rero buriya nkunda abantu baganira mu bintu by'ibiciro. Ubundi kera twarobaga tukaganira iby'ingororamubiri, uyoboye n'abantu tukaganira Yesu ushobora kurongora ariko uzi kugenda ufite n'ibihumbi 20 ukaba wakorera mu gitondo ugasanga ukajya ubona iyo umuntu utekereza urabibona kuba mu buzima bw'igihombo kuko ibyaha biteza ibihombo. Rero nawe mu byaha rwose biranga
ndashaka kukubwira nawe kuri uyu mugoroba hari abantu benshi bagendera mu bigari bisenya, hari abantu bagendera mu bigari biteza ibihombo, hari abantu bagendera mu bigari by'imburamumaro kubera ko satani yabonye amaso ariko imana igiye neza iramuhumura yagira ngo uyu mugoroba gifunze shaka kumura amaso y'abantu babona ubwiza kumura amaso y'abantu babona kuko iyi ntego turimo kwiga bivuga ngo uzambaza izina ry'uwiteka wese ari uwamaze gukizwa ariko wasubiye niba wicayemo hano uyu munsi wowe witeguye kuza kuzamura ikiganza ukabwira imana ngo nta mukigega ari uko bamwicaye hano ntari bibye bamwicaye hano ntasibye abantu bose turi kuryama ku gitanda icyo bakubyaje reka reka nawe usanga amaraso tureba nabaye uwo twitayeho amaraso ajya uyu zakayo we ni special ariko impamvu nafashe abo bantu bombi ni uko batwereka yuko nivo zose zikeneye kuboneka ntabwo mbizi hari abantu tubona bagenda iyo barutimayo yabahagarara ku muhanda abantu bose bamugirana impuhwe iyo zakayo yagendaga mu muhanda abantu bose baramwubaha iyo zakayo aba muri kino gihe cyacu abatwaye imodoka nziza nini ya bibiri kuko bibiliya tubwira ngo zakayo nabo bajya ari umuyobozi ariko n'amatungo yari mu gihe ariko mu gihe kibazo bari ariko zakayo nubwo yari mugufi yari umukinnyi kandi yari umutegeka yari umuyobozi w'umujyi wahuye yari kuba ari umukuru wa rebera urashaka ko dusoma ntabwo ko dusoma kwitanya barama hari utarimo kumva hari umunezero utarimo kumva nabyirukanse inyuma nashaka agaciro kazamo n'ubutunzi nashaka agaciro kazamo n'icyubahiro uburyo icyubahiro yakibonye ko tubizi ibyo byose akaba kuba yari yabizi abaroma bakamureba bagafata kugura ukabona afite ibigoto bamushinga kubashakira imisoro ashobora no kuba yarabikoze wenda abishugurikiye yaciye inzira yanyuzemo kugira ngo abe umuyobozi ntabwo tuzi ntabwo ibyo tuzi nuko yari umuyobozi ahagarariye abantu bose bari muri izo nzira ahagarariye abantu bose bize ahagarariye abantu bose bahawe akazi keza ahagarariye n'abakiriya bagize mu buryo bwiza cyangwa bubi uburyo yashyizeho turabizi arabyivugira yaryaga ruswa ariko inzira yanyuramo yose yaba nziza yaba mbi icyo tuzi nuko zakayiramo ari buri bigaragaza ko ntabwo abantu bakuru bari uburyo bageze ku byo ku bukire bwawe bakubarira ndetse kubera ko bubaho ntawe ujya yibuka ariko ntabwo bashobora ntabwo ujya yibuka ariko bashobora kuba bicara ntibanyiguye kandi muri ibyo babwira iyo uhura n'abantu genda bakupima umubwira gupima kugupima cyangwa ikibazo ntabwo wabigera ese nta muntu ugera rero umuryango wanjye n'ibindi gusa kandi we abanyarwanda ngo nta mwana akarenga ngo naho batinda satani ntabwo agira abahiye bashobora gufunga bakawushyiraho n'abazamu bagashyiraho interisete cyangwa kwikorera cyangwa ubugerwa ubuzamu porofesiyoneri ugashyiraho n'inzogera ugashyiraho n'agarume ugashyiraho n'imbwa abantu usanga bafite
hanze n'izo mu byumba yarangiza hanze akahashyira imbwa yarangiza agashyiraho hari n'amacupa abantu yarangiza hejuru y'icyo agashyiraho amacupa agashyiraho n'ibikwege ntajya ahita nziza aho buri muntu arabika ibikwege yagize ngo yitaye kare akarara simbizi ntabwo yitaye kuko maze irindwi nabyo Zakaya haguwe Zakaya yakize Zakaya yarubashywe ntabwo ari mubwiye ko ntabwo ariko buriya kuko Zakaya akoresha ibikorwa n'abaturage sinabwiye kuko uri muremure maze ufite mirongo itatu na bibiri kuko mwese mbarusha bitandatu na bitandatu abakuzana n'umukuru wa Yesu yitwaga Mazumba noneho bamari kuri ibyo kandi muri iyo minsi twakaye gusa yari yabaye yatwaye kandi twegereza ko twavuga ko noneho minisitiri araza azanye n'amazumba baraza yumvisha ariya mazu yose mbona tugenda gusa niyo bari baratashye muri iyo minsi noneho abanyeshuri nabo bari bashaka apu ndakura amayuka noneho uko leta bagenda abanyeshuri bagenda biseseka hagati na minisitiri na amadumba bo barakomeza baragenda minisitiri agenda n'amusigara inyuma bageze abanyeshuri baramusikiza usome maze kumukanda bakajya bagenda muri mugi uzi yuko ngo nako kananutse ngo n'ibishara bigomba kuba yaragabanutse bagenda bamusunika bagenda ku buryo iteka ryose iyo umusomye muri hagira umwana ukora ndamukubita ibyo twakoze minisitiri w'uburezi bw'igihugu agomba kuba aribyo abaturage bakoraga ati dore Zakayo waba ufite utugero noneho Zakayo arabireba abona kubera ubwo kandi yari mugufi ngo yabaga ariko kwisukuza mu rwego ko yabona Yesu ko asa nibura hanyuma ageze aho agatureba arirukanka basi n'umwana urasangira umwana kuri hari abantu batabona Yesu kubera ko tubasiga hari abantu batabona Yesu kubera ko tubakande umwana hari abantu batabona Yesu kubera ko tutamwitwaraho neza hari abantu batabona Yesu kuko tubereye abamuhuye abamwegereye tudashaka kuba wavukiye ariko hari umuntu ushobora kuba yicaye mo hano tayari n'isaha barayimusangira hari no ku cyumweru imana yabo arimo kuganira n'umwana ejo bundi avukana imiro nyina yasengeraga mu itorero runaka sinshaka gusebanya noneho umupasitori yari umuntu yakoze ku nyuma yo kuba pasitori umwana w'imbi w'abindi aramusambanya amutera inda amaze kumutera inda bashaka gukuramo inda y'uwo mwana ubona yakoraga kanseri ariko inda yamuvamo aramubyara ariko amubyara amwanga kubera kumwanga uwo mugore kubera guterwa inda agatereranwa n'iby'itorero bivamo yibera inda yarabyemeza hanyuma uwo mukobwa yaravuze ati umubwiye pasi ko namwe ikintu ukeneye gishobora kuruhura umutima wawe kuko wenda nawe ikintu gishobora kuruhura umutima wawe ntubakereza ati Yesu yatumye mama ati mama yashatse kuwukuramo kugira ngo pasitori adaseba ati izi ryinyo mu mamunda ndavuka maze kuvuka mama aranyanga ati Yesu na mama n'abandi batewe kimwe nawe mugore mwana ayikorera muri ibyo byagoye ahubwo furaga kumva ujya gukorana robera mu nyaruguru ikibeho
kuko burya abantu barushye bose hariya mu isatiro ajyaga ujya gusura ariko mu hari igihe umuntu aba arushye ariko twavuga kubona yesu kubera imyitwarire mukozi afite na zakayo yashoboraga kubiziruka yanze kujya zakayo yashoboraga kubireka akavuga ati nashakaga kubona yesu ariko abo bantu bankandagira abo bantu bansiga ndabaretse ubundi igihe nta kizavuga ko gucuruza ubutunzi bwanjye ariko zakayo yakwibuka agahinda gushakira uze nzabaza bosi ugeze atwirira amunyuze arafatoya ndabona ko bosi akunda agakundara ahita ahugira umugore ngo zakayo yari Patrick ngo zakayo we Patrick umanuka uwo muvugo witeze Patrick atumva hari abantu biteretse mu nka zakayo hari abantu biteretse wabaye umugabo w'umunyacubahiro uri mu giti zakayo rero abarushye cyangwa yigishije yigishije ubuvugiye kubona umuntu wubaha urabaza ubonye umuvugabutumwa rurangira anyuze hano mu murwa meya agashaka kumubona ariko yabona twakundana ko ntabwo bavuga ngo meya yishyize byageze naho na meya igiti ngo uri umuvugabutumwa mwese byo nyine ari amazina ntibyandika aho mwaje kundeba akababwira ngo akicarana n'abana mu giti agahagarara hejuru mu giti akitegeka mu giti abantu bose bamureba abantu bashaka kubyemera ko ari ibyo kandi yesu nk'uko Yesu yari afite botike akira ku gatebe bene iyo biti bimukuruye bene iyo biti bimunyotewe bene iyo biti bimufitiye inzara iramukurura hari ibiti bikurura imana buriya n'umuntu areba nk'abarokore abantu bakira ibyo bashaka gukizwa bakagira imbaraga ni abantu bagiye bwa mbere yambwiye ngo ashobora gucuruza dawidi yajyaga avuga ati ngira ngo ni inzozi hano ngo tujye gushaka umuryango gukora uwo muryango bamushyirira n'utwana mu kwezi no kugira ngo no kuwugura ifi imwe n'ebyiri kuko bamuraye kugura ikibanza kugira ngo ubone aho byandikwa nawe agiye kuvamo aho umubyeyi yawe ariko burya umuntu uzagendana na yesu ubwoba burangiye kujya kurangura ikiganza turanguza miliyoni ebyiri akakwishyuriraho ukajya wumva hari ibindi byasigaye nisubira nayo ndaguze turabishyura nayo turabishesha ariko n'aya mama kandi mushiki we niwe muto kuri ubu ejo bundi niwe musobereza yaguze telefone kumubwira ubu mukobwa uri w'iyama nkaya hari inyota itagishira hari inyota yo kumenya imana izarangira umunsi twabonye yesu ariko zakayo rero ko byagenda kose ndabona yesu uri igiti wabonye yesu iyo kubwira amakorari y'iwacu ku rusengero nawe uzabibwira itera abantu mushiki we umwana arahimba ngo twerekere yesu mushiki we neza twerekere yesu bitari amagambo tubone yesu mu ndirimbo nkunda z'amakorari yemwe iyo ndirimbo twerekere yesu bitari amagambo tubone yesu n'amafoto y'amafoto yesu we gusa urabona ko kugura iyi nyota sayifite idashobora ageze munsi y'itatu umugore zakayo umudugudu w'irimbukiro wa yeriko zakayo w'umukoresha yaseta zakayo mugufi nanjye niwe reka mubwire ko waba witekereza kose wenda bakubwiye kuri maze nawe wenda reba bakubwiye kuri mugufi wenda bakubwiye ko wirabura cyane wenda bakubwiye yuko utukura nk'ikintu cya nyirabusheri none abantu bose hari abantu bafite telefone yanjye bakambwira ngo igizwe n'abakobwa gusa ubu wirabura ashaka kuba inzobe cyane ashaka kugabanya sore ye wijya gusubirira umuntu wese tuziranye wese cyamufite wanjye Yesu aragukunda
kuba nyirarudodo kawe, akagukuramo kuba igitimbiri kwawe, akagukuramo amajigo yawe, akagukuramo amabinga, wabireba ukavuga ngo utari byose ikibazo n'ikipe Yesu arambura kandi amubwira ko none rero ni imyaka ibiri ziramba Zakayo yazamuye kugenda muteze Zakayo kumanuka se nabaga ngaramye uretse no kuvugisha nabaga noneho igisagara ifata icyemezo cyangwa k'ikibano laboratoire magana abiri ngo Zakayo yaramutse ageze ntabwo Yesu yigeze abwira bageze mu rugo ubundi se bazazikoresheje electricité y'amatama kandi yashinzwe akabari i Kigali kimwe cya kabiri cy'ibyo nabirunze kivuga ko fondasiyo zajya mfasha abakene n'abapfakazi bageze ati kandi mubiri kugira ngo abantu bamenye ko nahindutse ejo nisubira mu kazi uwo nambuye wese nzamuhamagara muri he ibyo yampaye mugeho n'indishyi z'akababaro bose ndabakemba abantu b'ibikoko ko baranezerewe barangana bose baramukunza kandi yari yarariye amafaranga bwaca cyakura kamwe ntarya ubushize basazaga babaye gukura aravuga ati burya wari uzi ko nakuyemo ruswa ati subirana aya mafaranga ndayakubye kane uyahereho niba umusoro wawe ari ugiye kurenza aya ngaya ubundi niba utarengejeho wanjye kera ashaka umuntu yaramuhaye akabari turanagahombya ariko bamwe bose kugira ngo bakize bibiliya yatubwiye gusanga izina ry'uwiteka aho nari kujya karame bose Zakayo oya ndi hanze ndi kunywa amazi ngozane ushaka mikoro kandi dodo ibyaha umuntu arabisha ariko ntibimwishimiye urabizi ukaryama nijoro bikamukangura hasi hari umuntu wari wabanje kubaho ukanga umuntu yaraguhemukiye burya umuntu waguhemukiye niwe muntu mubi cyane mu buzima bwawe umuntu araguhemukira wajya kuryama satani akagukomanga akavuga ati ariko urabyemera urabivuga n'ibyaguhemukiye ugatangira ukamutekereza ugatekereza ibyo yaguhemukiye ugatekereza ibyo yakuvuze ugatekereza ibyo yakwambuye wajya kuvuga inkoko zirabitse bikeye bikabiye kubera yuko hari umuntu wawe iza akakubwira ati maze tuvuga haleluya kuko Yesu ikimuzana ahera hahandi ahunamiye ntabwo tuzi ikibazo Zakayo yari ariko burya ubuzima budafite Yesu n'ubundi Zakayo yari umunyacyubahiro Zakayo yari afite amafaranga Zakayo yaryaga neza Zakayo yari atuye heza Zakayo yagendaga neza Zakayo yari afite ibyo ashaka byose ariko mu mutima ararushye abantu benshi mubona bagenda bararushye iyo ngendanira n'abantu bakomeye n'abakize bakize ariko barushye kandi akakubwira ati oya ibyo bya Yesu ntabwo uzi ko aricyo cyari igisubizo no mu mutima wabo w'ibigeragezo byari igisubizo benshi kubera yuko bamaze kumva bageze kure sinangira mbwira abantu ko nakijijwe sinangira mbwira abantu ko nanjye nakijijwe kandi bari banzi ubona bageze nahera mbwira abantu ko nanjye kandi ndi umuntu nahera mbwira abantu ko nanjye kandi ndi umushumba umuntu akemera akaguhungira kuri telefone iri yarari ariko Yesu yakimuzanye iyo ufite umutima ushaka kubivuga uwo mutima uvuga Yesu wenda kuri uyu mugoroba waba wicaye hano ugasoreza aha ngaha uvuga ngo mwami Yesu nanjye numvise ijwi ryawe kandi ndashaka kukwakira numvise ijwi ryawe hari ibyo nshaka guhindura mu
agendanye nawe ariko urimo urarenga mpinduka ndashaka kongera kugaruka muri ya mibanire twahora wenda siporo no kuba utarigeze umumenya rero hari igihe umuntu aba witi akanayikunda akanayikorera ariko adafite Yesu wenda uyu munsi niwo umwuka w'Imana avugana nawe niwo munsi wawe wenda wigeze no kugira ibihe byiza na Yesu ukamwishimira ukamunezera ariko abantu bagukandagira mu kaza kawe bakwigizayo uhitamo kubivamo uyu ni wo munsi wawe ukongera ukibuka aho wavugaho kongera ukavugana na Yesu niba wumvise Imana ivugana nawe kuri uyu munsi wowe gusenga Imana muri iyi minsi kari nyinshi uheruka kureba izihe uheruka kureba iyihe urebe ibiganza bizamutse kuri uyu mugoroba zirahari nyinshi we aba ni abantu bakubwira kuko batuma agera itumba Dawidi mbabarira urazi ubura itumba amaso yanjye cyangwa urangiza kuko Zakayo yemeye guca gupfa kurira igiti kugira ngo ashobore itumba kuguma hari nyinshi za roki na jumiya uburyo bakwegera kandi mu materaniro ubigisha uzamuka uburyo ugera bagaruka itumba aho cyangwa bavuze ugiye kugira kwifatira ngo bituma imbaraga ubigisha uburyo bagenda bakareka ibyaha bibahambiriye imbaraga zabo zimanukire gucika cyane nyinshi pe icyabashubije inyuma urakizi cyangwa n'ikibaboshye uyu munsi urakizi weze imitima yabo nurangiza utunganye ubuzima bwabo nurangiza ubambike imbaraga nurangiza ubahindurire ubuzima uko wahindurira abatumayo nurangiza ubahindurire ubuzima uko wahindura ubwaza kayo ubandike mu gitabo cy'ubugingo kandi bakomerezemo ugendane na iminsi yose ubagirire neza mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo amen noneho dusoreze kuri iki ngiki ariko ibisigaye nkunda gukora aya magambo twasomye yo muri Yoweli ni amagambo yacu muri ino minsi ku bantu bakijijwe hariya ejo abari muri universite numvise rwose mfatwa kureka kubwiriza ku magambo bari bampaye bigisha kuri ariya magambo avuga ngo kandi nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose ngo abasore banyu abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura abakambwe banyu bazarota n'abasore banyu bazirikwa aya ni amagambo y'ukuri cyane ntabwo tujya twihana negligence twagize ku bijyanye n'umwuka wera nyamara niba hari icyaha gikomeye itorero twakoze cyangwa dukora ni ukudaha agaciro kariya magambo kuko Yesu yaratubwiye ngo murindirire mu murwa kugeza igihe muzahabwa imbaraga amaze kwigisha abigishwa be muri Luka ibice 22 ngo ahera kuri Mose n'abahanuzi abasobanurira ibyanditswe byera byose arangira avuga ati ariko ntimuzahirahire ngo mugende mutarambika imbaraga muzahabwa imbaraga umwuka wera naza kandi ngo abakozi bari bagiye iyi ni inyigisho dukwiye kugarukaho itorero ry'Imana rizagira imbaraga itorero ry'Imana rizahindura igihugu itorero ry'Imana rizahindura ubuzima bw'abantu umunsi twatangiye kongera gutera abakristo umwete ngo bagaruke kuzuza umwuka nimushaka muzabigira inyigisho y'umwaka wose ariko ubwira abantu utazi ibyo ari byo byose hari ikintu kimwe nshaka ko mushimikira mushimikire kuzuza umwuka nimumara kwakira Yesu mushimikire kuzuza umwuka abantu benshi rero satani yaratwibye natwe yaduhumye amaso barakubwira ngo uyu mwuka wera yaje ngo bizana akavuyo ngo abantu baratangira ngo bakabwira ibintu bidasobanutse ngo abantu bagatangira ngo bakiga ibyo guhanura ntabwo abantu biga ibyo guhanura impano y'ubuhanuzi neza nabi muzayirondore turabyemerewe ariko muri icyo abantu bahanura ariko muri icyo abantu basuzuma kuvuga ntabwo biteza akazi ariko n'ubundi abantu bafite imbaraga nibo bagongana imodoka ziparitse ntabwo zikora abantu baryamye ntibakandagira bakandagira n'abagenda uretse abantu bagenda wenda bakandagira ariko bafite imbaraga kuko Imana ntabwo ishobora kwegura umurimo abantu badafite inzara n'inyota by'umwuka uko inzara n'inyota byo kubona Yesu ni mukuru niko n'inzara n'inyota by'umwuka bikuru
kandi ntiwishimire wa wundi nawe kuko abantu baravuga ngo nigeze kuzura umwuka oya ubanza urebe niba ugenda koko nk'umuntu kuzura umwuka ariko wabwikiriza neza aho oya kuzura umwuka ntabwo ari ukwikiriza kuko wese niwo wari urwaye iyo ukandagiye umuntu avuga noneho navuga ngo batubwiye wuzuye umwuka muzabishyira iyo wuzuye umwuka imbaraga ikaba y'igipimo bari kizavuga ko wuzuye umwuka dawidi yuzuraga umwuka yaririmba amadayimoni akava muri sawuli umunsi muzaririmba amadayimoni agasohoka nzabigenda kandi si ugupfobya ibyo gukora twebwe iyo imbaraga nke zatangiye kuza twongeramo umuriro w'umubiri abantu bagatera agasaka kenshi kongeramo na za gimnasitike bagakora ariko abantu ntibakize nababwira ngo ya mureke tuve mu bintu by'amashyiga simbujije urubyiruko gusimba nanjye ndabyemera ariko nimusirimbire musimbira mu mbaraga z'umwuka muzishimikire muzibone ibitangaza bikurikira abantu bihana kuko imana yaduhaye isezerano iratubwira ngo mu minsi ya nyuma uzasuka umwuka wanjye kuba ufite umubiri wose kandi birakora hano hose ufite umubiri iyo muba ufite umubiri nanjye ntabwo ngo abasore banyu n'abakobwa banyu bazahanura n'abasaza nawe abasaza tuzakora ajya kuryama tukaroga waba uryamye n'imitima ikakugenderera mu nzozi ukaroga abasore bakaba amaso bakiga ariko twese tugaragaza aho umwuka kikagaragara wahagurukira dusengera ko Imana isoko umwuka kuba afite umubiri wose